Bakunzi ba Dosi TV turabasuhuje, twishimiye kubana namwe. Ubushize twaganiriye tureba ibyo twakora ngo twitegure itangira ry'abana. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku buryo twafasha abana bacu kwiga neza mu ishuri, babasha gusubiramo amasomo yabo mu rugo, ariko tukarangwa wowe mubyeyi uruhare rwawe rwabubohe kugira ngo umwana abashe gukora imikoro ye neza ndetse abashe gusubiramo mu rugo nta kibazo agize, bitaguteye stress, ariko n'umwana akabikora bikunze bitamugoye, kuko kenshi usanga umwanya wo gukora imikoro ndetse no gusubiramo bitera stress ku muryango. Tuba tunaniwe nimugoroba, bamwe bavuye mu kazi, abana bavuye kwiga, buri wese abananiwe. Iyo hiyongeraho icyo gihe kidakoreshejwe neza kandi ngo gicungwe neza, usanga kenshi bigora abana ndetse bikagora n'ababyeyi, bikaba byagira n'ingaruka nyinshi ku myigire yabo. Mbere yuko ntangira ikiganiro, reka manze mbashimire ababanye natwe mu biganiro byacu byatambutse. Iyi Dosi TV ni umurongo dushaka ko twebwe abarezi, ababyeyi, abana duhuriraho tukareba uburyo uburezi bwacu bwatera imbere. Mudukurikire kuri YouTube, ni kwandika Dosi TV mu magambo nk'uko muyumva, DOS TV, ubundi ukabasha kudukurikirana, kora subscribe, sharing, ushyiraho comment. Twiteguye kwakira ibitekerezo byanyu, ariko reka ibitekerezo byubaka uburezi bw'abana b'u Rwanda kandi bubuteza imbere. Reka kandi nshimire ndetse nsuhuze cyane abana babashe gutsinda neza ibizamini bya leta. Buriya bari abana baba batsinze ni umusaruro w'igihe kirekire n'imbaraga nyinshi z'abarezi, abana n'ababyeyi, twese dufatanyije. Abataratsinze nabo uyu mwanya no kugira ibyo mukosora, mufite igihe cyo gukora, dufite igihe cyo kubikosora. Kandi noneho n'abagiye kujya mu mashuri yandi bagiye kwimukiramo, abagiye kuzakora ibizamini no mwaka, mureke twese tubane muri urugendo kuri Dosi TV, dufatanye kugira turebe ko umwaka wazarangira nta mwana utsinzwe, kandi byibura umubyeyi wese yishimye. Gutsindisha abana birashimisha, mwabonye abana bujuje ibizamini bya leta uburyo ababyeyi babo bishimye, ariko ibyo ngibyo ntawe byagenewe. Twese tubishatse abana bacu batsinda. Mureke rero dushyiraho imbaraga, ntihagire uwo dusiga inyuma. Abana bacu tubazamure kugira ngo bajye bajya mu bizamini bya leta cyangwa mu bizamini bindi bisanzwe byose biteguye koko kandi bafite impamvu ihagije kugira babashe gutsinda neza. Babyeyi rero, uyu munsi nk'uko nabibabwiye, ndashaka ko tureba ni gute wafasha umwana gukora imikoro no gusubiramo amasomo mu rugo bitabateye ikibazo, bitazanye stress mu rugo. Umwana agasubiramo yumva atekanye, ariko n'umubyeyi ntiyumve ko ari umutwaro ubasha gusubirishamo umwana amasomo ye. Twagiye ku binyamakuru bitandukanye, twarebye abashakashatsi batandukanye, twabegeranyije hano ingingo 7 zagufasha gusubirishamo umwana amasomo ye mu rugo bitaguteye ikibazo, ariko n'umwana bitamuteye ikibazo kandi bikamugirira inyungu. Nk'uko tubizi, akamaro ko gusubiramo mu rugo no gukora imikoro ni ukugira umwana abashe gutsindagira ibyo yigiye mu ishuri. Umukoro mwarimu wamuhaye aba ashaka kureba ngo ese wa mwana nigishije yatahanye iki, ese yageze ku rugero nk'urwo nifuzaga. Bityo nabasha kubisubiramo rero akanawukora neza, mwarimu azamenya aho afatira. Aha niho nongera guhita mbwira ababyeyi, imikoro yo mu rugo ntabwo bayiha umwana kugira umubyeyi imukorere. Ushobora kumufasha, ukagira uburyo ugenda umuyobora, ariko kirazira ko umubyeyi yicara ngo akore umukoro mu rugo w'umwana. Icyo ni ikintu umuntu wese agomba kwitondera. Ntabwo umubyeyi ari gukora imikoro y'umwana, ahubwo umwana niwe uyikora. Igihe bibaye ngombwa ko afashwa agafashwa, ariko akamenya ko ibintu byose agomba kubyikorera, kuko intego ya mwarimu mu gutanga umukoro ntabwo ari uko umwana wuzuza, ahubwo ni ukumenya ngo umwana ari ku ruhe rugero bitewe n'isomo umwana arimo kwiga. Bityo rero nk'umurezi nkunda kubibona ko hari igihe ubona ababyeyi basubirije abana, kandi ukabona ko babasubirije ibintu abana batanumva batazi. Biba byiza rero iyo uretse umwana akikorera, ahubwo ukamuba hafi ndetse ukagenda umuyobora, cyangwa ukamufasha umuha imyitozo ijya gusa niyo yahawe mu mukoro, mukayitindaho, bityo akaza kubasha kwikorera umukoro.
hari inama ya mbere batubwiye gushyiraho umwanya n'isaha bihoraho byo gusubiramo no gukora imikoro. Aha ni kuri cya kintu twagarutseho cy'akamenyero, kumenyereza umwana yuko iyo avuye ku ishuri hari ibyo agomba gukora nuko bigenda bikurikiranye, ariko niba ari ya minota 30 cyangwa ya saha yo gukora umukoro nayo mukayishyira muri gahunda zanyu. Ibi ngibi ni ikintu umwana agomba kumenyera, bikaba akamenyero muri we, nk'uko azi ko iyo abyutse agomba gukaraba, akoza amenyo, akajya ku ishuri. Akwiye no kumenya ko iyo atashye hari ibyo agomba gukora, ariko akagomba no kugira umwanya uhagije wo gusubiramo amasomo ye no gukora imikoro. Ibi rero igihe umwana azaba amaze kubimenyera bizaba akamenyero kuri we, bityo ujye usanga kugira akora imikoro bitamugoye, kuko azi ko iyo ngeze mu rugo nkora ibi ngibi, nkagira gutya, ariko nkagira n'umwanya wo gusubiramo. Iyo gahunda iyo imaze kumujyamo iba akamenyero muri we, bityo ntabwo we mubyeyi bizongera kugustressa ugomba kubwira umwana ngo ese kutakoze umukoro, kutagize gutya. Umwana bizaba byaramaze kumucengeramo, wajye yishyira kuri gahunda, umufashe igihe bibaye ngombwa. Ibyo ntabwo ari ibintu biza umunsi umwe, ni ibintu bigirwa akamenyero, ariko kugenda ubimenyereza umwana bizagenda bimufasha, ndetse azajya abikora bitabaye ngombwa yuko abwirizwa. Gushyiraho ahantu habereye kwigirwa niyo ngingo ya kabiri. Dufate urugero rw'umwana witwa Keza, avuye ku ishuri, yiga mu mwaka wa 3, araje arambitse amakaye, atunganya ibyo atunganya, ajya gukaraba, arangiragira umwanya wo gukora umukoro. Mu gihe atangiye gukora umukoro yari yicaye muri salo, televiziyo yaka, ndetse hari n'abavandimwe barimo kuyireba. Hashize nk'iminota 5 atangiye gukora, yumva kuri televiziyo haciye akaririmbo akunda, abahagaritse umukoro, ahubwo arabanza areba televiziyo, yumva nako karirimbo. Karangira arongera asubira mu mikoro ye. Haciye iminota 10, umwana we w'iwabo murumuna we abaje yirukanka, ateruye ikayi ye. Ubwo Keza nawe arahaguruka amwirukankaho, batangira gukina. Haciye nk'iminota 5, Keza araza arongera aricara asubira mu mikoro ye. Ibi mbivuze kugira ngo twongere turebe umwana wacu yagiye gukora umukoro awukorera hehe. Nurufata muri urugero rwa Keza, urumva iminota yagiye atakaza ata umwanya mu bintu bindi. We mubyeyi rero, igihe ugiye gushyiraho umwana akorera umukoro, hari ibintu ugomba kwitondera. Mushakira ahantu hatuje, hatari urusaku, n'igihe bishoboka ahantu ashobora kuba ari wenyine, atari kumwe n'abandi bavandimwe ngo bamuderanje. Televiziyo igomba kuzimywa, amaradiyo, amatelefone byose bigomba kujya kure y'umwana, kugira ngo wirinde ikintu cyose kiza kumuderanje. Uko agenda ahaguruka yongera asubiramo ajya mu bindi, niko agenda atakaza wa mwanya, ukaza gusanga umukoro wari kumara iminota 30 maze amasaha 2, ndetse ukazasanga bistress umwana, ni hahandi atangira gusinzira n'iyo mikoro atarayirangiza. Ariko ugerageje, niba ufite icyumba gishoboka, wagenda umwana ukamushyiramo akicara agakora imikoro ye acecetse, ndetse ukamenyeza n'abavandimwe yuko igihe ari igihe cyo kwiga, n'abandi bataratangira ishuri bakamenya ko bagomba guceceka ntibaderanje undi, akabasha gukora imikoro ye yitonze. Ahantu hafasha umwana gukora imikoro yitonze hagomba kuba hatuje, hari urumuri ruhagije, intebe n'ameza cyangwa se tapi cyangwa umukeka abasha gushyikira, kuko buryo hari umwana ushaka gukunda gukora umukoro we yicaye neza ku meza, ariko ni nabo uzasanga nko ku mikoro yo gusoma no kwandika bakunda kuyikora yiryamiye. Ashobora kuba yiryamiye yubitse inda, ashobora kuwukora hasi yicaye hasi kuri tapi. Ugomba kureba nawe umwana ukamumenya, ukareba ikintu gituma abasha gukora neza. Kandi iyo uburyo bumwe mu bugerageje ntibumufashe, ejo mu buhinduye mukoro ubundi, kugira ngo urebe ikintu cyose cyatuma akora umukoro we atuje. Hari n'umwana uzakubwira ati njye numva nishimiye iyo ndi ku buriri bwanjye ariho nkorera umukoro. Nta kibazo, wamureka mukabigerageza, wabona bimufasha agakomeza. Ariko ikintu cyerekeranye no kuba ari ahantu hatuje, hatari urusaku, hatari ikintu cyose kimuderanja, bimufasha gukora imikoro vuba kandi akawukora yitonze. Ingingo ya 3, shyiraho amategeko asobanutse. Burya kenshi uzasanga abana bahora baducunga bareba ko amategeko tubaha
tuyakurikize. Mu gihe umwana warimo kwiga cyangwa gusubiramo, shyiraho amategeko asobanutse agomba gukurikizwa. Niba aravuze ko umwana agomba kwiga nta rusaku, mubikurikize. Niba nta televiziyo, ejo akazaza agasanga wowe wicaye urimo kureba umupira cyangwa urareba filime, ukavuga ngo yikorere hariya kubera ko utahagarika filime yawe cyangwa umupira, umwana watangira kubona ko hari uburyo ya mategeko adakurikizwa. Niyo mpamvu rero aha ngaha twongera tukabyitaho cyane, amategeko wahaye umwana agomba guhora ari amwe adahindagurika. Ngo uyu munsi uvuge ngo iki kiremewe, ejo nticyemewe. Ngo uyu munsi ushobora gukora devoir uri muri telefone, ejo ukayimwaka. Oya, mureka tuze afata umwanya we yiga yitonze, kandi amategeko washyizeho iwawe aba ari amategeko koko adahindagurika. Amategeko ushobora gushyiraho urugero, ushobora kuvuga ati mu gihe cyo gukora umukoro umuntu wese araceceka, televiziyo turayizimya, umuntu wese agomba kwicara hamwe agahaguruka asabye uruhushya. Ibikoresho byose uri butegure ukenere mu gihe cy'imikoro ugomba kuba wabyegeranyije mbere. Ayo mategeko yose uko ugenda uyaha umwana bizatuma ajya kuri gahunda, yumve ko igihe cy'umukoro ari igihe gikomeye kandi igihe agomba kwitaho, atari ibintu byo guhuzagurika buri munsi ngo usange umwana nta gahunda n'imwe afite mu buzima bwe. Ingingo ya 4, tera umwana umwete wo gukoresha imbaraga ze zose zishoboka. Mu burezi icyo dukwiye kuhaho agaciro ni ukureba ubushake n'umwete umwana afite, kurusha ko buri gihe cyose tureba ku gisubizo cya nyuma. Umwana ashobora kuba yakoze yize yakoze ibishoboka byose, ariko ugasanga ntabwo igisubizo cya nyuma kigezeho, cyangwa ibintu ntabwo bikoze nk'uko bikwiriye. Ariko icyo gihe ni umwanya wo kumuba hafi. Ntabwo ugomba kumubwira ya magambo amukomeretsa, umwumvisha ko ntacyo azigezaho, ko ntacyo amaze. Umwana mube hafi, umufashe, umutere umwete kandi uha agaciro imbaraga yakoresheje, rwose umushimire, kandi igihe cyose ujye umwumvisha yuko ureba uburyo ashyiramo imbaraga, ndetse igihe cyose ujye umutera umwete wo gukomeza gushyiramo imbaraga adacika intege. Ibyo bizaza nta kundi uzabigiraho, niko igihe cyose ugomba guhora umushimira, umugira inama, umubwira witonze, wirinda ijambo ryose ryahutaza umwana. Ingingo ikurikireho, fasha umwana kujya kuri gahunda. Buri uzasanga mu myigire y'umwana kenshi ntabwo abana wavuga ngo ni umuswa ku buryo nta kintu na kimwe ashobora kugeraho. Ahubwo hari abana benshi usanga bigoye ko bagira gahunda mu buzima bwabo. Icyo rero nicyo mu byo ugomba gufatiraho, ugatoza umwana wawe kugira gahunda, cyane cyane gahunda y'ishuri, gahunda y'ibikoresho bye by'ishuri. Ntusanga umwana afite igikapu, amakaye yose yaracikaguritse, nta bifuniko biriho, nta karamu. Uwo mwanya wose agenda atakaza ajya ku ishuri, nta karamu afite, nta makaye afite. Ibyo byose bigenda bimukura kuri gahunda y'imyigire ye. Kuva akiri muto, umwana akiri muto, mutoze kugira gahunda mu buzima bwe na gahunda y'ibikoresho bye, amenya ikintu cyose yagishyize, kandi akamenya ngo iki gikeneye muri ubu buryo, ngikeneye uyu munsi, akamenya kugishyira aho agomba kugishyira. Bityo umwana namara gufata gahunda, uzasanga kwiga bimworoheye cyane, kuko wa mwanya wose watakaraga mu bintu bidafite agaciro uzasanga awukoresha mu kwita ku masomo ye. Ingingo ya 6, umwana umuba hafi ariko ntumusubiriza. Ni ya ngingo nasaga nkaho naherewe nari nagiye kwikomozaho. Mu gihe umwana arimo gukora imikoro, reka intego y'imikoro igerweho. Intego ntabwo ari ukuzuza, intego ntabwo ari ukwerekana ko umwana azi ibintu byose kandi atabizi. Mwarimu wamuhaye umukoro agira ngo arebe urugero umwana agezeho, kandi uwo mukoro uzi no kumufasha kubasha gusubiramo ibyo yize, abashe kubitsindagira. Wowe mubyeyi rero, ntabwo byemewe ko ugomba gusubiriza umwana imikoro, ahubwo mube hafi. Bashobora kuba bamuhaye ibibazo nk'iby'imibare, ushobora kumuha indi myitozo ijya gusa n'ibyo bamuhaye, mukayikorana, ukamufasha, ariko igihe cyose mureke umukoro awikorere we wenyine. Bityo bizafasha mwarimu kumenya urugero umwana agezeho, ndetse mubashe gufatanya kugira ngo muzamure umwana cyangwa mukosore aho ibintu bitameze neza. Ariko igihe afite umusubiriza mu rugo,
igihe akoresha calculatrice, igihe ibintu byose aza bimeze neza, ntabwo bifasha mwarimu kumenya ikibazo umwana afite. Baba bakuru be, baba abandi babana, batoze yuko batemerewe gusubiriza umwana imikoro, kandi uyu ni umutego abantu benshi bakunda kugwamo, kuko uko umusubiriza bituma byihuta mukajya mu bindi. Ariko rero uko gushaka ko ibintu byose byihuta bigatungana, niko umwana warimo kugenda yangirika, kuko ntarimo kwikoresha, ahubwo arimo gukora ibyo yakorewe n'abandi. Hari imikoro umubyeyi ashobora gusubiriza umwana cyangwa kumufasha nko mu bisakuzo tuvuge mu Kinyarwanda, umwana ashobora kuza akakikubaza ukakimusubiza, ukamubwira uko icyo ari cyo. Iyo ni nacyo mwarimu kenshi nawe aba agendereye, cyangwa se ku masano y'abantu cyangwa no ku bindi bintu bitandukanye. Ariko hari imikoro umwana agomba kwikorera wenyine, mu bintu yiga mu ishuri, mu mibare. Wimuha ibisubizo, ahubwo mwereka uburyo yagera kuri ibyo bisubizo. Ingingo ya nyuma nanone nshaka ko tuzaho, ababyeyi mwese twongere tumenye ngo ntabwo byacitse. Ni ikintu ababyeyi tugomba kwitondera. Kuba umwana atasubije neza, kuba umwana atabonye amanota nk'uko yashaka, nta byacitse, kuko ugomba kumenya yuko uburezi ni intambwe ku ntambwe, kandi ishuri ni igice gitoya cy'ubuzima. Hari n'ibindi bintu byinshi mu buzima. Umwana wawe rero kuba atakoze neza mu ishuri, reba impamvu yabiteye, mufashe yuko byakosoka, aho kugira ngo ubigire ibintu bikomeye cyane. Usanga umwana ameze rwose nk'aho yagize ubwoba, ishuri mutera ubwoba, umubyeyi amutera ubwoba, ugasanga umwana ameze nk'umuntu rwose ufite ikibazo gikomeye, wahungabanye. Gerageza rero umufashe wumve ko nta byacitse yabaye, ahubwo ufashe umwana kugumisha ibirenge ku isi. Yumve ko agomba kwiga, nawe umufashe, ariko noneho wumve ko n'ubuzima budahita burangirana na nuko umwana yatsinzwe inshuro imwe, kuko igihe cyose ugomba kugerageza. Wamara kugerageza rimwe bigakunda, ubundi ntibikunde, ariko igihe cyose ikibazo ni uko wabaho udashaka kugira icyo ugerageza. Ntabwo umwana avuka ngo ahite abasha kugenda, ahubwo agenda yiga gutera intambwe imwe, guhaguruka akagwa, akongera agahaguruka akagwa, akongera agahaguruka akagwa, akagerageza kugeza igihe azametiriza akagenda nk'umuntu mukuru nk'uko twese tugenda. No mu kwiga rero, uyu munsi arabikora bimunanire, ejo abikore bimunanire, ejo bundi abikore bitungane, ndetse nyuma ibyo wamwigishije uyu munsi ejo usange yabyibagiwe, ariko ntabwo byacitse. Icyo yibagiwe uyu munsi kimwibutse, ejo wongere umwibutse, mugumye mwibukiranya, kandi uko azagenda agira ukamenyera ko gusubiramo kenshi, niko ibintu bizagenda bijya mu mutwe we, ndetse usange nyuma y'igihe runaka ibintu byose umwana arabizi. Babyeyi rero, nimumenye uburyo bwo gufasha abana, utamushyiraho imbaraga zirenze, umushyire kuri gahunda. N'icyo gitsure aragikeneye, ariko igitsure kirimo urukundo, kandi igitsure kigira aho kiganisha. Turabashimira uburyo mwabanye natwe. Nizere ko izi nama n'izindi namwe musanzwe mukurikiza, ndetse n'izindi zose mwatwungura, twese zishobora kudufasha gufasha abana bacu kwiga neza, bakurikira mu ishuri, kandi bumva ko ishuri ritaba stress, ahubwo ishuri rikaba ahantu bishimira, kwiga bikabashimisha. Ibyo bizatuma batera imbere. Ndongera kwibutsa ko umurongo wacu wa DOS TV ni urubuga rwanyu babyeyi, ni urubuga rw'abarezi, ni urubuga rw'abana. Ahangaha tuzatuhaganira ibijyanye n'uburezi. Ikintu cyose kijyanye n'uburezi turashaka ko tuzajya tukibona, amatangazo ajyanye n'uburezi tuzatuyabagezaho, n'ibindi byose byateza uburezi bw'abana imbere. Muzamubona rimwe abana twaganiriye, mubone ababyeyi, mubone impuguke mu by'uburezi. Abo bose bashobora kugira itafari bazana mu burezi bw'abana b'u Rwanda, bazabona umwanya hano, kandi twizeye ko ku mpera z'uyu mwaka tuzabona impinduka ziturutse ku ruhare rwacu, ziturutse ku byo twakoze, igihe abana bacu bose bazaba batsinze, nta mwana ukigenda asigara inyuma. Murakoze.